niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi mujye musoma Qur'an, niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala tubwiye, akaba ari nayo mpamvu mu ntangiriro aba bantu twihanangirije abantu abari bose kubegera, kubera ko abangaba ntabwo baba bari mu bushobozi bwabo, nta burenganzira bafite, nta n'ubushobozi bafite bwo kugenzura imibereho yabo. Kurya ntabwo ashobora kurya ibyo ashaka keretse نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. hashimwe kandi hasingizwe Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha nibisakare ku ntumwa yacu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, we nabiwe n'abasangirangendo biwe n'abakurikiye iyo nzira tuzaniye, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko natwe yadushira muri abo ngo bakurikiye nzira, Allahumma amin. Bavandimwe mukurikiye rero, mu gukomeza turebera hamwe igitabo cyacu Tadmiru Sahir wal Jinnul Marid, kurimbura umurozi ndetse n'ijini ryigometse, dukoresheje Qur'an na Sunna. Umwanditsi yageze aho agaragaza muri bimwe abarozi, abapfumu, abaragura bakora kugira ngo babone ubufasha bwa shaytan. Ntangira mvuga nti haba shaytan cyangwa se jini cyangwa se nyabingi cyangwa se umurozi cyangwa se uragura cyangwa se umupfumu, abo bose nta bushobozi bafite kuwo ari we wese. Ikintu kiba ku muntu nicyo Allah subhanahu wa ta'ala n'ubundi aba yamugeneye, aba yagennye kuko kiba, kandi mu igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala nta kosa ribamo. Icyo Allah kugeneye nicyo kikubaho, kandi akaba afite impamvu aba yagennye icyo kintu. Kuba rero umupfumu cyangwa se umurozi yafatanya yagira imikoranire hamwe n'ijini cyangwa se shitani bakagira ibintu bagukora, ni ukuvuga ngo ntukavuge ko ari mu bushobozi bwabo, ahubwo ni bwa burenganzira Allah subhanahu wa ta'ala aba yatanze, hanyuma ibyo bakoze bikakugiraho ubushobozi cyangwa se bikakugiraho ingaruka. Niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala, wama hum bidarrina bihi illa biidhni, ati ntacyo umupfumu cyangwa se ijini cyangwa se umurozi bashobora kuba bagira ikintu bakora ku muntu ngo kigibiye cyamugiraho ingaruka uretse ku burenganzira bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo rero muvandimwe, wowe uri ahangaha urimo turi kumwe muri ibi biganiro, hari bimwe mu barozi ibyo bakora kugira ngo babone serivisi ziturutse ku majini cyangwa se ku mashitani. Muri ibyo ngibyo nibyo tugiye kubona, ariko no mu rwego rwacu kugira ngo ibi ngibi kubigaragaza no kugira ngo twirinde abantu nk'aba ngaba, kubera ko kuba wagana umurozi cyangwa se umupfumu cyangwa se uragura ngo ni mu rwego rwo kujya kwivuza gusa, urababaye. Naam, Allah zikubabaye, Allah zikuhangayitse, Allah zikufite ibyago, ariko nawe manza wareba ugiye kwivuzaho, ugiye gusaba ubufasha bwo kukuvura ngo ninde. Kubera ko kuba wajya ku mupfumu, man ata kahinan, uzaza ku mupfumu, uzajya ku mupfumu ngagiye kwivuza, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, azaba hakanye ibyamahishuriwe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kandi hari n'indi mvugo ivuga ko uzajya ku mupfumu akemera ibyo amubwiye, uwo ngo amenya ko azaba abaye umuhakanyi, ndetse n'isengesho yakora mu gihe cy'iminsi 40 atazigera aryakirirwa, nubwo muri iyo minsi 40 utegetswe kuba wasari. Bimwe mu bikorwa rero umupfumu cyangwa se uragura cyangwa se umurozi akora kugira ngo abone ubufasha bwa shitani ni byinshi cyane, ariko turareba incamake, hanyuma tugaruke mu minsi yacu cyangwa se mu bibazo byacu tuba turimo, turebe uburyo Qur'ani duha umurongo kugira ngo tutagwa muri ibi ngibi. Mu barozi rero harimo
abambara Qur'ani ntagatifu ku birenge, umuntu agatinyuka agafata Qur'an akayambara ku birenge hanyuma akayinjirana mu bwiherero. Hada sukhriya. Ibi ngibi nanone biba bigaragaza ijini ririmo gukoresha cyangwa se uyu muntu agiye gukorana nawe ni ijini ry'iripagani, ni ijini ry'irihakanyi, ni ijini ry'irikafiri rikomeye cyane, kubera ko rirashaka guhangana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tajidu aktharahum shakirin. Aho Ibilisi la'natullahi alayhi yavuze ati Imana uzasanga ari bake muri bo, muri iki kiremwa muntu ari bake bagushimira. Aho riza kugira ngo riguhe service, rikagutegeka kwambara Qur'ani ntagatifu ku birenge hanyuma ukinjira mu bwiherero. No muri bo hari abandikisha imirongo ya Qur'an imyanda harimo amaraso y'imihango, amazirantoki, cyangwa se n'ibindi umurozi asabwa n'ijini kugira ngo rimukorere service, cyangwa se nyabingi rikamukoresha ibintu bihambaye cyane. No muri bo hari abandika imirongo ya Qur'ani imbusane, ukaba wakwandika ayatul kursiyu imbusane, cyangwa se suratul fatiha imbusane, cyangwa se n'indi mirongo ya Qur'ani imbusane. Ndetse no muri bo hari abakora isengesho nta suku bafite, kubera ko nibyo basabwe n'ijini cyangwa se shitani cyangwa se nyabingi gukora, kugira ngo ayo majini cyangwa se iryo jini ribahe service bakeneye byo kubangamira umuntu, cyangwa se ryo kuba hari amwe mu mabanga yamaze kubona bishobora kuba byaba, cyangwa se mu bintu byihishe. Ntago ari mu bintu byihishe, bisobanura ubushize ibintu twebwe tubona, amajini abona ariko twebwe tutabona, ni nk'ibintu biri inyuma y'uru rukuta, kuba yatobora cyangwa se akareba mu butaka agasanga harimo zahabu, agasanga harimo iki, agasanga wenda ibi byatsi ni umuti w'indwara runaka, n'ibyo ngibyo gusa. Naho mu bumenyi bwihishe kuvuga ngo ejo hazaba ikintu runaka, ejo umuntu azakubitwa, ejo umuntu azibwa, ibyo ngibyo biri mu bumenyi bwihishe bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ntabwo amajini ibyo ngibyo biyafiteho ubumenyi. Bityo rero hari amajini kugira ngo ategeke umuntu, kugira ngo ahe umuntu service, rimutegeka kwambara gusenga, gukora isala nta suka afite. Hari n'abandi bategekwa kumara n'iminsi 40 nta suka afite, atisukura, atiyuhagira, akaba mu kazu ka wenyine, akitarura abantu. Nuko ngizo ni condition zigiye zitandukana amashitani cyangwa se za nyabingi cyangwa se amajini agenda aha abantu kugira ngo abahe service mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi bakeneye kuba bakorera abantu. No muri bo hari abatanga ibitambo kubera shitani. Tuzi ko umwemeramana agomba kubaga kubera Allah subhanahu wa ta'ala, naho Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ati qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ativuguti rero kubaho kwanjye, gupfa kwanjye, gutamba kwanjye ibitambo, ibyo byose bikorwa, bigenerwa, cyangwa se mbikora kubera Allah subhanahu wa ta'ala, bigengwa na Allah, we utagira uwo babangikanyije. Umwemeramana rero yagiye gutamba, abagomba gutamba cyangwa se agatanga igitambo kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Nta nubwo umwemeramana agomba kurya igitambo icyo ari cyo cyose cyabazwe bitari mu izina rya Allah subhanahu wa ta'ala. Nubikoze mu yandi mazina cyangwa se ku yindi ntego, amenye ko abakoze ibangikanyamana, ndetse mu ibangikanyamana rikuru. Hari ugutamba rero igitambo ukagitamba bitari ku mpamvu za Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse n'igihe ugitanze ntunavuge izina rya Allah subhanahu wa ta'ala, kandi dutegetswe kuri buri kimwe kuvuga bismillahi, cyangwa se dushishikarizwa kuvuga izina rya Allah igihe icyo ari cyo cyose tugiye kugikora.
hanyuma bamara no kubaga icyo gitambo ntabwo bakirya bonyine, ahubwo na za nyama barazifata bakazishugunya aho bategetswe, aho babwiwe n'ayo madayimoni cyangwa se n'izo nyabingi. Ayo madayimoni arababwira ati nimurangiza kubaga mufate inyama zimwe muzigaburira abantu runaka, bakaba nabagenera abo batumira, hanyuma izindi muzijyane mu ngarani cyangwa se muzijugunye ahantu runaka cyangwa se muzijyane. Bakabyita ko baraba barimo kugaburira abakurambere babo. Hari n'abazifata bakazijyana mu marimbi ku mva ya kanaka, umubyeyi wabo, sekuru witabye Imana cyangwa se ba masenyi, abantu runaka, ayo majini cyangwa se izo nyabingi zigenda zibabwira. Umuntu nk'uyu nguyu rero ukavuga ngo niho ngiye kwivuza, ngewe ngiye kwivuza gusa, Imana yadutegetse kwivuza. Nami Imana yadutegetse kwivuza, ariko namanza wareba ahantu ugiye kwivuriza hariho, kugira ngo, kuko impano ihambaye dufite niyo kubungabunga imyemerere ya Islam. Ukwemera kwawe ufite nicyo kintu gihambaye ugomba kubungabunga, icyagihungabanya icyo ari cyo cyose. Umuntu nk'uyu nguyu wabaze urimo gutanga ibitambo, akabijyana mu marimba, akabijyana mu ngarani, akabijyana hehe, aho abitwaye, hanyuma uyu nguyu uravuga ngo ugiye kwivuza. Ibi ngibi byose arimo kubikora kugira ngo abone ubufasha bwa shaytani. No muri bo rero hari abasaba inyenyeri bakanazubamira mu cyimbo cya Allah subhanahu wa ta'ala, mu myemerere cyangwa se wenda hashingiwe kuri science, ku bumenyi buhari, nuko hari inyenyeri iboneka rimwe mu mwaka, ariko iyi nyenyeri nubwo iboneka rimwe mu mwaka, ni ikiremwa cya Allah subhanahu wa ta'ala. Ntabwo twebwe twemerewe kuba twagisaba cyangwa se ngo tukiyambaze. Iki ni ikiremwa cya Allah subhanahu wa ta'ala, kuko mu nshingano z'inyenyeri wa bin najmi hum yahtadun, ntabwo inyenyeri yashyizweho kugira ngo tuyubamire, kugira ngo tuyisabe, kuko ni ikiremwa cya Allah subhanahu wa ta'ala. Inyenyeri mu kazi kayo Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ko kera bajyaga bayifashisha ibi bya busol bitarazaho, cyangwa se byo kwifashisha mu kuyobora n'ibyerekezo. Abantu bajyaga bakoresha inyenyeri mu rwego rwo kugira ngo ibayobore inzira barimo. Ikindi, Allah subhanahu wa ta'ala yashyize inyenyeri mu kirere kugira ngo ibe umutako mu kirere. Indi mpamvu ya gatatu yavuzwe muri Quran, shihaba rasada, Allah subhanahu wa ta'ala yashyize mu kirere kugira ngo ibe ikibatsi gitwika ya mashayatini, ya majini, za nyabingi ziba zizamutse mu kirere zigiye kumviriza kuri amwe mu mabanga Allah subhanahu wa ta'ala aba yagennye mu biganiro abamarayika baba barimo gukora mu kirere. Ibyo ngibyo tuzabibona mu biganiro byacu biri imbere. Gusa kuba Allah subhanahu wa ta'ala yaremye inyenyeri ikabiboneka rimwe mu mwaka, ikabiza wenda inaruta ibiremwa byinshi tuvuga ahangaha, ntabwo biyiha cyangwa se byaha uburenganzira abo baragura, abo bapfumu, abo barozi bwo kuba bajya kuyitakambira, kuyigaragira cyangwa se bayubamira, kuko ni ikiremwa mu biremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala. No muri bo rero hari abasabwa gukora imibonano n'abana babo, n'ababyeyi babo, cyangwa se n'abandi banyamuryango, kugira ngo babone serivisi ziturutse ku majini cyangwa se kuri nyabingi. Iki ni ikintu kiba kibabaje kuba umurozi, wenda ibingibi ndi kuvuga hari ubuhamya bwinshi mwebwe mushobora kuba mufite, aho musanga abarozi babana n'abakobwa babo cyangwa se ba nyina wabo cyangwa se base, ugasanga barakora imibonano mpuzabitsina. Ibi byose urimo kubikora kugira ngo ubone ubufasha buturutse kwa shaytani, ubone ubufasha buturutse kuri nyabingi,
kugira ngo, cyangwa se nawe urimo kwikura mu kibazo, kubera ko ibyo tuzi twese nuko umurozi nta buzima bw'umudendezo bw'umunezero tuzi abamo, kubera ko niba hari abantu baba mu buzima bubi ni abantu b'abarozi cyangwa se b'abapfumu. Niyo mpamvu rero aba bantu tuba tugomba kubitarura no kubagendera kure alwala walbara, kujya kure ya shirki ndetse n'abantu baba bakora shirki. Hari nabo no muri bo hari abandika imitongero mu nyuguti zitari z'icyarabu zifite ibisobanuro by'ubuhakanyi n'ibindi bakora by'ibangikanyamana. Niyo mpamvu rero ari ijambo nigeze mvuga, aba bantu ukagenda bakaguha inyandiko ngo ugende uyishyire munsi y'umusego, bakaguha ibintu umanika mu rugo cyangwa se ibindi wambara amahirizi ngo bizakurinda. Akenshi abangaba baba banditse amazina y'amajini mu rurimi urwo ari rwo rwose wowe udashobora kuba wamenya, bakaguha ngo ijini runaka niryo rizakurinda. Wallahi ibi ngibi nta bushobozi bifite byo kuba byakurinda, ahubwo twiragize tuniyambaze Allah subhanahu wa ta'ala kuba yadutabara mu byago no mu makuba tuba twagezemo. Bityo rero ugasanga muri bo hari ibyo amajini cyangwa se za nyabingi zibisaba abarozi mu nyandiko kugira ngo zibafashe muri serivisi bazagenda bazisaba mu bugizi bwa nabi bazagenda bakora, cyangwa se wenda no mu byo bazaba bita guhuza abantu bashyamiranye, cyane cyane nk'inzaratsi, bashaka guha umuntu umugore ngahe inzaratsi umugabo we, cyangwa se umugabo ngazihe umugore amukunde. Muri ibi byose rero biratugaragariza ko ijini cyangwa se nyabingi cyangwa se shitani mu nyito ariyo yose wayita idashobora kuba yagira ikintu runaka ifasha umurozi, keretse nawe amaze gukora ibi bikorwa by'ibangikanyamana, ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byo gutanga ibitambo, kugira ngo nawe ni ukuvuga ngo ni imikoranire iba hagati y'ijini cyangwa se nyabingi n'umurozi, kugira ngo ijini naryo cyangwa se nyabingi rifashe uyu murozi muri serivisi rimusaba. Akaba ari nayo mpamvu mu ntangiriro aba bantu twihanangirije abantu abo ari bo bose kubegera, kubera ko abangaba ntabwo baba bari mu bushobozi bwabo, nta burenganzira bafite, nta n'ubushobozi bafite bwo kugenzura imibereho yabo. Kurya ntabwo ashobora kurya ibyo ashaka keretse ibyo ijini rimubwiye. Kugenda ntaho yajya uretse igigi aho nyabingi imubwiye. Guhura ntabwo ashobora guhura nabo keretse abo ijini rimubwiye. Niyo mpamvu ushobora gusanga umuntu yaritaruye abandi, aba imusozi, aba ku gasozi wenyine, aba mu gishanga, akajya ahantu ari wenyine, akaba mu kazu. Ni ukuvuga ngo ni ubuzima ababayeho muri kondisiyo y'ijini. Niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi mujye musoma Qur'an, niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala tubwiye laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun. Ibi bintu byose aba barozi n'abapfumu n'aya majini yigometse kuri Allah subhanahu wa ta'ala ntacyo yatwara abibombarika kuri Allah, abahora biringiye Allah subhanahu wa ta'ala bakanamutinya, bakaba bazi ku kibi n'ikiza gituruka kuri we. Aba barozi n'aya majini yigometse ntacyo yamugiraho ubushobozi, ahubwo ubushobozi bw'amajini na za nyabingi biba bikanagera ku bapfumu no ku barozi ndetse no ku bantu babagira inshuti. Igihe rero wiringiye Allah subhanahu wa ta'ala nta cyakubaho uretse icyo Allah yagennye. Nanone mumenye ko mu bishimangira ukwemera kumwemeramana, annama asabahu lam yakun yukhti'a wa ma akhta'ahu lam yakun yusiba, nuko icyamubayeho cyari cyo cyose n'ubundi kitari kumuhusha, n'ikitamubayeho n'ubundi nticyari mubumeho. Bityo rero ibi ngibi biragaruka
bitugaragariza ko tugomba kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma nuramuka urebye mu buranga bw'aba bantu bw'umurozi cyangwa se uragura cyangwa se umupfumu, uzabona mu mwijima w'ubuhakanyi kubera kugomera Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko Allah akura urumuri mu byari byo byose. Niyo mpamvu aba bantu nta tuze, nta mutekano, uko aricara gato yagashiduka agashigukira hejuru, ijini cyangwa se nyabingi mutwariye umwana agashigukira hejuru akaryama gato, nta goheke kimutwariye umutungo akaryama gato agashigukira hejuru kimutwariye umunyamuryango, kubera ko wenda hari ibyo ataruzuza mu byo basezeranye n'ijini. Aba bantu rero kubera ko nta bushobozi baba bifiteho, niyo mpamvu uri inshuti ye cyangwa se umwana we cyangwa se umutungo we cyangwa se icyo ari cyo cyose yagitanga kugira ngo yigure cyangwa se kugira ngo abone umutekano n'ituze ku ijini. Ariko ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, wallahi nta tuze wagira igihe utari mu gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala, igihe utari mu ubiyegurira Allah subhanahu wa ta'ala, ahubwo uzahora ushikagurika wikanga, kubera ko ibindi, umutungo, icyubahiro, igitinyiro, ibindi byose urimo kubishaka mu buryo budakwiye kandi wishingikirije ibindi biremwa mu biremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala yahindura harimo n'ijini. Bityo rero umwiza ufite intsinzi n'uwishingikirije Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse n'ubona ubuvuzi bwa nyabwo agakira bya nyabyo, n'uwasabye Allah subhanahu wa ta'ala ko yamuvura ndetse akaniringira ubushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma umunyagihombo ndetse uri mu kaga, uwo ikimwaro kizasaga ni wa wundi wishingikirije ko ijini nyabingi shitani yagira icyo imumarira mu mibereho ye ndetse no mu buzima bwe. Tugaruke kuri Allah. Hanyuma mu mpera cyangwa se mu gusoza, aba bantu rero mu bimenyetso, mu bikorwa bakora, wenda wowe ushobora kuba wabimenya cyangwa se ntunabimenye. Ala ayati hal, kwivuza ku muislamu biremewe ndetse ni n'itegeko, kubera ko uramutse urwaye ukageraho ugapfa waranze kwivuza ngo Allah azakuvura nta mpamvu wakoze, aho ngaho bizaba ari ukwiyahura. Umuislamu ategetswe gukora impamvu, ariko impamvu ikaba ari ya mpamvu yemewe mu mpamvu dutegetswe kwibandaho mu idini y'Uislamu. Bityo rero ugomba kuva aho uri ugakora impamvu yemewe, ukajya gushaka abakuvura, ariko manza wamenya abo ari bo. Ese kwivura mu buryo buri gakondo biremewe cyangwa ntago byemewe? Ibi ngibi ni isomo ryacu ry'ubutaha ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse tureba n'ingero ku bushobozi bwa Allah kugira ngo ikigwa cyacu tuzagikurikirane cyangwa se dufite ubumenyi kuri ibi ngibi. Allah aturinde shiriki ndetse aturinde n'abayijyamo, kandi natwe tumusaba ko yaduha iherezo ryiza. Adha billahi tawfiq wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.